Inshuti bavukanyi muri Kristo, namwe mwese kumbure muri hirya no hino, ndi hano kugira ngo kumbure tubaganirire ingene Imana igenda igira neza ku isi nzima, abantu bakamurikirwa n'umuco kugira ngo bamenye Imana y'ukuri bakwiye gusenga. Kw'izina nitwa Joseph Bukuru, jewe maze imyaka 2 mbaye umunyeshengero umwe wo mw'ishengero ry'abasenga ku munsi w'indwi. Imana yangiriye neza, inyereka umuco wayo utangaje, ingarukana ku vyagezwe vyayo, kubahiriza isabato hamwe no kwizera Kristo. Nico gituma uyu munsi Imana iriko irazamura ihagurutsa abasavyi bayo bashaka gukora umurimo wayo, abo umukozi w'Imana yise abagabo batagugwa kandi ntibagurishwe. Somye ijambo ry'Imana, nasanze ijambo ry'Imana ridukebura. Tugaruke kuri vya vyagezwe na vya bishinga ntahe. Mbese nibatavuga ibimeze nk'ivyo bazobamubwira ntibuce. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dusomye muri Maraki igice ca 2 umurongo wa 6 n'uw7 haratubwira yuko ivyagezwe vy'Imana bikwiye kubarizwa mu kanwa k'umuherezi. Twebwe rero abaherezi, nk'uko Imana yasize ububasha mu kanwa k'abaherezi kugira ngo bavuge ivyagezwe vy'Imana babishikiriza abantu, niko Imana yaduhagurukije kugira ngo dubwire ivyagezwe ubwoko bw'Imana kuko biva mu kanwa k'abaherezi. Uyu munsi ndumwe mu b'Imana yagiriye neza kugira ngo menye ko ivyagezwe vy'Imana ari umushinge, ari cirore twirabiramo kikatumenyesha icaha, maze tukihana tukakurikira umwami wacu Yesu Kristo. Uri umunsi uri hejuru, nk'uko nanje nashingiye intahe benshi, turafise mwene data hano agira adushingire intahe, atubwire uko vyamugendeye, aho yasenga hariho, ingene Imana yamwiyeretse kugira ngo abone uyu muco. None harashobora kutubwira n'igihe amaze muri uyu muco, kandi atubwira vyinshi vyatumye bimukwega kugira ngo abone gukurikira Imana y'ukuri, ayisenge mu kuri no mu mpwemu. Nuko mutega amatwi, mwumvirize kugira ngo nawe niwumva aya majambo yavuze akubera icirore kugira ngo utahure ngene gukurikira umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka tuguhe ikaze mwene data, kumbure utubwire bimwe, uratubwira n'izina ryawe, tunezerwe cyane. Murakoze. Mwene data, bisanga kumugisha. Kw'izina nitwa Melance Nzeyimana. Mu by'ukuri nanje nk'uko mwene data amaze kubivuga, nakiwe n'uyu muco. Navukiye mu itorero ry'abakatolika, twari mu muryango w'abagatolika ukomeye kandi twarakunda cyane idini yacu. Sogokuru abyara mama yari umwarimu akomeye. Nanje nakuze numva ko ngomba kuba nk'umupadiri kuko sogokuru yari mwarimu, ariko je numva nzamurusha nkaba umupadiri. Mu buzima bwanje nakuze ndi umunyeshuri muto mu mashuri y'intango ya primaire, nari umuririmbyi, nakorera misa. Igihe cyose numva ko atakindi kintu nashyira imbere uretse idini gatolika. Twari dufite n'igisabisho gikomeye cyane kivuga ngo Kiliziya ni imwe gusa ku isi kandi itunganye gatolika. Kugira ngo ugire ikindi kintu mbwira ntibyashoboka. Narakuze, noneho maze gukura sinabashije kuja mu mashuri yo kwiga seminaire kugira ngo nzabe umupadiri, kuko umupapa wanje yari umuntu yashatse abagore barenze umwe. Ibyo nabyo mu idini katolika, iyo umubyeyi yabikoze, umwana we ntashobora kwiga ishuri rya seminaire ngo azabe umupadiri. Icyo cyabaye inzitizi. Noneho muri nje numva ndababaye, ariko nakunda kuba mu misa,
nakunda gukorana n'abapadiri, nakunda gusoma amasomo yo mu misa, nageze n'igihe nanjye ubwarimu nkigisha abana bitegura ibyo bita Eucharistia ya mbere cyangwa komuniyo ya mbere. Ntibyatinze ahagana mu 1985 hari mu kwezi kwa gatatu, igihe kiliziya yacu Gatolika ahantu twari dutuye mu Rwanda bategura ibirori bikomeye, kuko twari twabonye ishusho ya Bikira Mariya nshya. Iyo nayo twari twateguye umunsi wo kuyitembereza ku misozi, twateguye umunsi mukuru hambaye w'igitangaza. Hateranijwe amafaranga menshi, mbese yashika nko ku 80,000 kugira ngo umunsi mukuru abantu baze babone ibyo barya n'ibyo banywa. Kandi paruwasi aho yari yubatse, abari kuyizamwo bari abantu b'ikomini yose. Ibyo nari umwe mu batoze ayo mafaranga ku ishami iryo bita Central cyangwa Sacrisal. Noneho icyo gihe duteranya amafaranga turayatanga, hanyuma uguhamagarwa kwanjye niko nshaka kubabwira. Nari mbabwiye imibereho yanjye ngitanga. Umunsi umwe hari umupadiri yakomoka mu gihugu cya Pologne bamwita Joseph Imagri Nyakabayor, yaje kumpa igitabo. Icyo gitabo cyambereye igitangaza kuko sinari bwakore Bibiliya yera mu ntoki. Nahora mfite ibindi bitabo, ibyo bita Ubwuzure n'utundi dutabo twa katikisimu, ariko igihe nabona Bibiliya narabyishimiye kuko naringiriwe icyizere gikomeye, kuko nanjye mpawe Bibiliya. Bisanzwe itorero Gatolika ry'i Roma nta mukristo ajya ku rusengero yitwaje igitabo Bibiliya cyangwa ikindi, baragenda bagasomerwa. Twaragenda tugasomerwa tugataha. Maze ubwo nari maze kubona iyo Bibiliya ntanguye kuyisoma, Imana ibona ko hari ikikwiriye kunkorera. Sinari bwige byinshi byo muri iyo ngo mbisobanukirwe, ariko kubera wa munsi turiko turitegura, haciye amezi 2 mu kwezi kwa gatanu k'uwo mwaka w'1985 narose indoto. Inzozi zanjye zambereye igitangaza, kuko narose wa munsi wageze w'ibirori, ndetse ngo nibona nakererewe mu gihe abandi bamaze gutangura kwakira ibyo birori. Mbona ya shusho ya Bikira Mariya barayiteruye, maze muri jewe numva ndababaye kuko nari nakererewe kujya mu birori nateguye. Nagerageza kwiruka, ariko buryo umuntu ari mu nzozi amaguru ye asa nk'ayahambiriye, nkabona sindiko ndava honje. Ariko nagiye mbona muri iyo ndoto haje umuntu. Uwo muntu araza arambwira aturabizi, ati hagarara kuri iki kintu, andugiriza ku kintu cyari kimeze nk'ikabine y'ikamyo, nuko anyereka ibyari ko birakorerwa aho hantu. Hari hameze nk'ikibaya kinini cyane, nahabonye abantu benshi umuntu atashobora guharura. Maze ngiye kubona mbona haje umuyaga wari umeze nk'ishuheri cyangwa se bya bindi bita serwakira cyangwa ibyo bita cyclone. Maze uwo muyaga havamo umuriro, nawo ugenda nk'igihuhusi, uragenda uturira ba bantu bose barimo baranezerwa cya gishushanyo cya Bikira Mariya twari twaraguze dukuye mu Bubiligi, kuko hari hubatswe akazu imbere y'isengero hafi y'umuhanda mukuru aho abantu baca. Na n'uyu munsi uhageze aho hantu, ni mu gihugu cy'u Rwanda, ahantu ku Ruhuha muri komini ya Ngenda. Iyo shusho iracyahari. Umuntu wese uhaciye agerageza gupfukama agasenga, agashyiramo n'amaturo. Biboneka ku isi iracyafite ubuyobe bwononekaye kubona abantu batura igishushanyo amaturo. Na n'uyu munsi yitwa ngo abantu barize barasobanukirwa bakaba bakirwa. Noneho reka nkomeze imbere. Ngiye kubona mbona ba bantu bose barahiye, nagize ubwoba ndarira, nibaza igituma abantu bahiye n'ibintu bibaye. Ariko ndakanguka. Igihe nari nikanguye, kuko hari mu kwezi kwa gatanu, ibikorwa byarabandanije, mvuga ko ari indoto gusa.
ariko mu kwezi kwa gatandatu kwakurikiye uko ya nzozi yongeye kugaruka kwa kundi nyene. Noneho uhereye icyo gihe iyo ninjira mu rusengero rwa Katolika urwo twasengeramo, nari umwe mu bayobozi, nari umwe mu bantu batanga Ukarisitiya, ibyo bita gusangiza cyangwa guhaza, maze noneho ninjira mu rusengero ya ndoti ikagaruka mu bwenge, nkiyumva ubwoba, nkabona ko ngiye guhira muri rwa rusengero, kuko ibishushanyo bya Yesu, Mariya na Yosefu byose byari byuzuye. Noneho iyo nabibona ubwenge bwanjye nabaye nk'uwataye umutwe, ubwo nasaba umugenzi wanjye yari umwarimu yitwa Leonidas, ngiyumva naramubwiye mfite ikibazo, wamfasha gute? Mubwiye iby'inzozi yanjye n'ibintu biriko birambaho bintera ubwoba iyo ninjiye mu rusengero kubera indoto narose. Yambwiye ko nkwiye gusoma ishapure inshuro 50 bisigura rozari yose, ngo maze noneho ngo ibyo bintu birambaho ngo ni Satani wanteye. Narabigerageje ariko ntabwo byambereye igisubizo bavandimwe. Narushijeho kubabara no kumva ko ibyo ndimwo bidafite agaciro. Numvise umutima nama umbwira ngo vaha, genda, jya gushaka ahandi hantu basengera badafite ibi bishushanyo. Nagiye njya mu itorero mu idini y'abaprotestanti, abo bita abapresbyterian. Igihe nahagera indirimbo baririmbye n'ibindi byose bakoze byaranezereye, ariko numva ijwi rimbwiye ngo ahasi. Numva ngize ubwoba ndasohoka, kuko numvise ko mu nzira ndimwo atariyo. Ntibyatinze hafi yaho databukwe yaratuye, kuko icyo gihe nari maze kuba naratoreye umufasha mu itorero Gatolika, narasezeraniyemo, ndetse icyo gihe nari mfite n'umwana w'imfura yanjye wa mbere, ubu afite imyaka 31. Noneho nakoze iki? Naragiye njya ku itorero ryari hafi yo kwa databukwe, iryo naryo ryari ry'aba Pentecote. Igihe ninjiramo bararirimbye, barabwiriza, numva ibibwirizwa biratandukanye n'ibyo twari dusanga muri Katolika, ariko igihe batangira gusenga n'ubundi ryanjwi ryarambwiye ngo iyi si yo nzira. Ndasohoka ndataha, ahantu hose nahinjiye nk'umunsi umwe. Noneho mbura amahoro, nibaza icyo ngiye gukora mu minsi igiye gukurikira. Siniyumvamo ko nshobora kongera gusubira kuba mfite umutekano mu idini Katolika, kuko iyo ninjira mu rusengero igihe cyose nahita mbona ya ndoto igarutse, nkabona ko umuriro ugiye gutwika abantu bose bari mu rusengero. Nuko Yesu namugira neza. Nakunda Bibiliya ikampumuriza, ariko naza ku rusengero nkagira ubwoba. Bidatinze nagiye gufasha marume, mu kuvuga musaza wa mama, basarura amasaka n'imiceri. Noneho turangije gukora ndataha, nkuko bisanzwe abana bafasha ababyeyi cyangwa se abo mu muryango. Imana yakoresheje umuyaga, kuko ukurikije uko twari turi n'ukuntu twari dukomeye ku idini ryacu ryubatse ku buryo umuryango wose, nitwe twari tugize inama ya santarari, nitwe twakora ibintu bya liturujia, nije nategura abantu bimenyereza gusoma amasomo yo mu misa. Iyo nabandi ku rusengero naba nambaye ikanzu iri ku musaraba, nambaye umugozi umeze nk'inzahabu, nambaye akantu kameze nk'akantu k'akagofero hano inyuma. Iyo natambuka niyumvamo ko cya cyifuzo cyanje cyo kuba padiri cyari kiri hafi, uretse ko ntari narakundiwe kubyigira, ariko numva ko cya gikorwa nifuza aricyo ndimo ndakora. Ntabwo byatebye, ndi mu muhanda haje umuyaga n'ubundi. Wa muyaga narose, noneho haza umuyaga muto, akantu k'akavumbuzi kazamuye ibintu by'ibyakatsi kabinsukako. Nariko ndagenda nsunika igare mu ibarabara, nuko ibintu by'ibivu n'ibyatsi binyisutse ko kubera ikivumbuzi byangezeho, maze haba harimo akantu k'agakaratasi gatoya, gato cyane mwabavandimwe mwe, kangana nk'uko. Ariko igihe nakitegereza ntanguye kugasoma, umutwe wavuga ngo ijwi ry'ubuhanuzi.
sinari bwumve itorero ry'abadivantiste iyo riva rikagera, ndetse iyo bavuga ngo n'abahirika. Noneho igihe nagasoma kashoboye kunyobora ahantu ushobora kubariza, gasanduku k'iposita, banyereka ndetse ko ngo ibyo nashaka gusobanukirwa birenze ibyo mbonyemo nabo bibariza ku itorero ry'abadivantiste umunsi wa kabiri. Natanguye kwibaza rero ko ntuzabona ko numvise ko mu baperesibiteriyeni ntahabona igisubizo, numvise ko nagiye mu ba Pentecote umunsi umwe gusa sinabona igisubizo. Noneho iminsi yari kwiragenda kandi yegereza, kuko hari hageze ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani, kandi umunsi uteguwe w'ibirori byo gutembereza cya gishushanyo cya Bikira Mariya zari tariki 20 z'ukwezi k'umunani. Noneho ku itariki 12, 13, 14 nariko ndabaririkiza ahantu nabona rwa rusengero kugira ngo ushobore kuhakura iki ubufasha n'ibisobanuro. Imana yangiriye neza, mpita mbona ahantu hari inyubako, ngiye kubona mbona hari akapa gatoya kavuga ngo Adventiste. Nariteguye ku munsi wa gatandatu ariwo wa Saturday cyangwa Sunday niko twabyita, ntabwo nzi ko ari Sabato. Nuko ndagiye. Igihe nagenda nari mfite ipaki y'itabi mu mufuko, nari mfite amafaranga 200 yo kugura inzoga ninasohoka nk'uko tubimenyereye muri Kiliziya Gatolika. Ni ukuvuga guhura ko ku cyumweru abantu babaye kugira ngo baze kurya no kunywa nta kindi. Nuko benshi niko babigenza. Umukatolika yanyumva arabizi yuko icyumweru ari umunsi wo guhura, ukagura akayoga, ugasangira n'abagenzi, ndetse imbere y'urusengero bwaho iyo abantu basohotse ako kanya ubona umwotsi mwinshi cyane ukagira ngo ni ibintu batwitse. Kumbe abasaza n'abasore baba bariko baratumagura itabi, ikibuga cyose tuzi umwotsi. Noneho ubwo nagera mu itorero ry'abadventiste umunsi wa mbere, baririmbye indirimbo ndacyayibuka yaramfashije, yavuga ngo inshuti dukunda asanganira umukiza, ngo nezerwa cyane, ngo twabonye injungu yo kudukuraho ibyaha byacu, ngo ni Yesu umwami. Maze iyo ndirimbo iramfasha, ntabwo nayibagiwe, kandi yari yabaririmbye itoranijwe, ntabwo yari yo mu gitabo ngo mvuge ngo nzahora nyibuka nyisoma. Maze ako kanya, maze kumva iyo ndirimbo, numva umutima wanjye uraruhutse. Maze bagiye kubwiriza, kubera ko indoto yanjye yari yanyeretse ko igishushanyo twari tugiye kuririmbira no kuninahaza, icyo kintu cyatumye abantu baturirwa n'umuriro uturutse mu ijuru uje mu muyaga. Noneho umubwiriza nahasanze yari umukozi w'Imana yitwa Zefaniya, agiye kubwiriza, abwiriza iby'igishushanyo Nebukadineza yahagaritse. Noneho uko yarimo arabwiriza ubutumwa, noneho jewe nkumva ni nk'amazi ariko arameneka hehe ku mutima, kwa kugurumana nkumva kurimo kurashira, ahubwo nkumva nshaka kumva ibiruta ibirengereje bya bindi. Maze noneho ikoraniro rirangiye, sinahagurutse kwihana, ahubwo nahagurutse kujya gusaba igitabo kirimo ibyo bintu yavuze. Arambwira ati ni Bibiliya. Oya, hari ibindi bongeraho, ati ni ubusobanuro bw'igitabo cya Daniyeli. Nakibona nte? Arambwira ati mwene data, ushaka gusobanukirwa ibyo? Kuko kumbona muri urwo rusengero, ndi umwarimu mu itorero Gatolika, ndi umubwiriza, ndi umwigisha w'abana, cyari gitangaza. Barambajije bati none icyo gitabo nitukiguha ukagitwara iwanyu mu Bagatolika, ntimuzagitabura mukagita tukakibura? Amubwira nti nukuri ndagikeneye, nshaka kumenya ubusobanuro n'ubwenge burimo. Baravuga ati Imana ikumugisha cyane. Ntabwo bari bazi intambara mfite, ariko Imana ihita ibakoresha, bampa icyo gitabo, bampa n'igitabo cy'ibyahishuwe, bati icyo ushaka cyose kumenya nurangiza uzabitugarurire mugenzi. Maze urukundo banyeretse, uburyo banyakiriye, numva ijwi rimbwira riti iyo niyo nzira akayikurikira. Banyeretse urukundo, ntibankundiye gutaha, ahubwo banjyanye iwabo, tuririranwa kugeza ubwo twarangije Isabato. Maze bukeye bwaho
nongeye kujya gusengera muri katolika aho naransengera, ariko noneho numva ko hari ikindi ikintu cyabaye nkaho nakagiye gusenga. Umwana yararwaye, noneho biba ngombwa ko tujya kumushakira ibinini. Wa munsi wo gutambagiza cya gishushanyo wageze, njyewe nsigaye nsengera mu Badiventiste b'umunsi wa karindwi. Haleluya! Ntabwo nigeze njya kugisenga no kukinina hasi, nubwo mbere nahora ngipfukamira, noneho hari hageze ko ntikigipfukamira. Maze noneho ubwo natangura gusoma ibyo bitabo, nafashe umwanya ukomeye, nasoma ipaje ku yindi, nararyama bikananira nkabura itiro, nkabyuka ngafata cya gitabo ngasoma saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9 mu ijoro. Umugore akambaza ati ariko se wafashwe n'ibiki? Nkabwira nti hari ubwenge nshaka kumenya, ihangane madamu. Nuko ubutumwa ndabwakira, isarate kurikiyeho nsubirayo, ku yindi kurikiyeho nsubirayo, noneho ndanyurwa, ndavuga nti ko bimeze gutya rero nkwiriye gukomeza uru rugendo. Igihe nagerageza gusobanurira umufasha wanjye, igihe nagerageza gusobanurira papa na mama, igihe nagerageza gusobanurira abavandimwe, barampagurukiye bavandimwe, bugara inzugi zose. Nagiye kwa marume, yumvise ko nahindutse nabaye Umudiventiste ntaranabatizwa, akinga inzugi, nuko nkorwa n'isoni nsubirayo banga no kundamutsa. Nagiye kwa masenge, baravuga ati ntitugukeneye. Umupapa wanjye yaravuze ati uhereye none ntabwo ukiri umwana wanjye. Ariko ndihagararaho, gusa ko nubatse mfite umugore, kuko ibi binsubiza inyuma kandi hari ikintu gikomeye. Reka mbabwire igitangaza cyambaye. Wa muntu yarongeye araza aransanga, arambwira ati ngwino nkwereke ibintu. Narahagurutse ndi mu nzozi, mbona arangurukanye mu kirere, nuko arantwara angeza ahantu dusanga hari ibintu bimeze nk'ingazi, step cyangwa se urwego, rwari rufite intambuko 10 zonyine. Itegereze, nturebe hasi, nturebe hirya kuko wahanuka cyangwa se wakoroka ugapfa. Ubwo twateye intambwe, twagendera dutaruka nk'uku kugeza ubwo nageze ahantu hari ikibanza cyiza cyane, maze nicara aho hantu. Ngiye kumva numva ambwira ijambo rikomeye, aribyo ntibuka. Arambwira ngo dore ntama w'Imana. Maze numva umutima wanjye uranyuzwe, ariko numva mbaye nk'ubuze ubwenge kwitegereza. Mbona ubwiza bukomeye bwaka kurusha izuba rya saa 6, sinabasha kugira icyo mbona. Ariko ngiye kumva numva uwundi muntu yarimo aratambuka hirya yanjye mu ruhande rw'iburyo. Ngiye gukebuka nkabona umuntu aturutseyo, yari yambaye ikanzu nziza cyane. Ikanzu yari ifite ibintu by'utuyongayonga ku maboko byatuma intoki ziyo ntabasha kuzibona. Ku birenge kandi yari igisaga izengurutse gutya, maze igihe yarimo aragenda nkabona hari ibintu bigenda bigira gutya bikayangana, n'amano ye sinabasha kuyabona. Ariko araza ngeraho, nuko numva mbaye nk'usinziriye nk'upfuye, ariko arampagurutsa numva ampereza wa muntu aransohoka. Nageze ku muryango w'iyo nzu nziza, ngo nabonaga ngo ari nk'umupadiri w'aho hantu, kuko urumva nari nkizera ibyo mu Gatolika. Maze ngo noneho nagiye kubona, mbona barambwiye bati hano hariho umupira wawe utora utaha. Noneho ngo igihe nitegereza, naravuze nti uwo mupira si uwanjye, kumbe wari umubiri wanjye, kuko nabonye ari agapira kanyagiwe kariho ibyondo. Bambwiye kugatora ndakanga, maze nshatse kukanga, marayika, uko nibuka ko ari marayika, yari umugabo mwiza w'umusore, afata ukuboko ngoya ngo ntubusige. Igihe yanyunamisha kubutora, mba mu bitotsi ndakanguka, nuko nsanga ndacyaryamye ku buriri bwanjye. Ibigeragezo nahuye nabyo, icyambere ikigeragezo cyiza kuko cyatumye nshikama, kuko nari maze kubona umucyo. Ariko sinari nzi ko kutanywa inzoga ari icyaha, sinari nzi ko kutanywa itabi ari icyaha. Nari ntarigishwa byinshi, narasoma ariko sinari bwasobanukirwe. Igihe nagenda nkagera ku ibare rimwe ngiye kugura inzoga,
nahahuriye n'umugabo twahora dusenga. Ikintu yankoreye murakizi? Natse icupa ry'inzoga bararimpereza, bakimara kurimpereza arambwira ati mpambanze nsome hose muvandimwe. Nuko muhereje akoramo umukenke ayo yose. Mubajije ibintu ankoreye arambwira ati wowe namenye ko amaze kujya mu gakiza ntago abadventiste bakijijwe n'inzoga. Numvise nkozwe n'isoni kuko sinari kumushwanira ukundi, ahubwo numvise ko ibyo nakoze bitari bisobanutse. Nuko uwo mugabo inzoga yanje amaze kuyinywera ko ataha. Ubwo nongeye guhura na wa muntu nyene Imana yatumye arantoteza. Ubwo twahura nari nsabye ikibiriti umudamu yitwa Bonifrida adandaza inzoga. Noneho ubwo mpageze ndicara ndamubwira nti nta kabiriti wowe mpano ni domekera kandi. Ambwira ati dore ngiki, arampereza igihe njya kudomeka arabwira toyazana ndomekera. Ndamuhereza nkuko bisanzwe maze itabi ararinywa namubwira nti mpereza toyaburetse gato. Hanyuma ngiye kumuhata ngo itabi ryanjye arambwira ati ariko nta soni wamaze gukizwa wowe uri mu badventiste. Abadventiste ntibanywa itabi. Nuko umwuka w'Imana araza. Ubwo nari ngeze muhira ndyamye nagiye kubona mbona haje ikintu kimeze nk'umupira kinini nk'aya mabaru mu bana bapompa, ariko cyari kirimo umucyo nk'uw'izuba. Maze noneho kiraza kingwa ko habonekamo ijwi rimbwira ngo uhereye ntukongere kunywa inzoga cyangwa itabi kuko umwuka w'Imana adashobora gukorana nawe nabyo muri wowe. Inshuro zitatu uwo mucyo umvaho uragenda ugenda ugabanuka buhoro kugeza ubwo nasigaye nk'ubuntu umeze nk'akanyenyeri. Nuko ndakanguka bajije umugore nti ibyo nibiki bibaye, arambwira ati oya, ahubwo wewe niba hari ibintu wumvise ukabona hari umuntu yagucaniyeho umuriro ubwo n'umurozi. Kuko ntiyari afite iki, yari afite ukuri muri we. Nuko umugabo yitwa Bosco Ruganirinda arantoteza, ariko iyo yabimbwira numva ikintu kinkubise ku mutima yuko narenza akarimbi. Ariko kubera ko umutima wa kamere n'igihe gitoya nari mbonye uwo mucyo ntabwo byankundira, kandi mu by'ukuri abishengero benshi ry'abadventiste ntabwo harimo abanywa itabi, ariko jewe numva mpatiwe kugira gute kureka ibyo bintu kuko umwuka yabimbwiye habonetse umucyo uza kubimbwira. Nuko muri icyo gihe nasomye ibitabo ndakurikirana bigejeje mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'1986 ku itariki 15 z'ukwa gatatu nibwo nafashe icyemezo njya kubatizwa mu itorero ry'abadventiste umunsi wa karindwi. Imana yangiriye ubuntu, uwo mucyo umaze kunyakira mu gihe gitoya nko mu mezi 2 yakurikiye mu kwezi kwa gatanu nibwo umuvandimwe wa mama, ubwo no kuvuga mama wacu, yaje kumbona ntambuka imbere y'urusengero ari kuwa mbere w'isabato ariho bita ku cyumweru mu gitondo nko ku gasusuruko ka saa 4 bavuye mu misa ya mbere. Arambona ati mwana wanjye ura ati nubwo watunaniye hari ikintu ushaka kukubaza. Okay, ndakwishyura mubyeyi. Ati wonsobanurira icyatumye uti dini yakureze ikagukuza. Uribuka ko papa ari mwarimu, uritegereza ukabona ukuntu twakureze tugakurizamo tukagusomesha amashuri urimo ugafunga indoa uri muri iryo dini. Umwana wa mbere yarabatijwe, warizewe n'abantu benshi wabyaye abana barenga 6 muri batisimu, kandi ibintu biracyakomeza. None wansobanurira ukuntu wavuye mu itorero ryakureze. Ntabwo nti umbajije icyatumye nshaka icyakiza ubugingo, kuko iby'Imana yanyeretse nabonye ko iyo nkomeza ntari kubona ubugingo budashira. Maze noneho yamfashe ukuboko, nubwo nari umugabo sinari kurwanya umubyeyi, agenda nkwega aranjana arankurura angeza imbere y'umuryango w'urusengero twahoraga dusengeramo rwa Gatolika. Misa yari isohotse kandi hari abantu benshi cyane, kandi bari biteguye no kuza mu misa yindi ya kangahe ya kabiri.
kuko muzi ko abakatolika bagira misa nyinshi. Noneho ako kanya arambwira ati sobanura, harya ngo umubyeyi Bikira Mariya umuvugaho iki da? Ntabwo nari bwige byinshi, ariko nahawe imbaraga mbasobanurira uburyo gusenga igishushanyo ari icyaha, mbere ku buryo isabato yaziruwe, mbere ku buryo abapapa bononye ibintu kubera ko nari maze gusoma bya bitabo by'ubusobanuro bw'ibyahishuwe na Daniyeli. Nuko mbabwira ko na Mariya ntamwanga, ko yabyaye Yesu kandi Imana imutoranije, ariko ko yapfuye agahambwa atari uwo gusengwa. Maze mara amasaha 3 n'igice ndimo ndasobanura. Sinzi ibyo navuze icyo gihe ahantu nabikura. Amasomo arenga nk'igihumbi narayatanze, maze abantu bari basohotse imisa ya mbere n'abari baje mu ya kabiri bose baratamarwa bafatirwa aho ngaho, kuko imisa ya kabiri ntiyabaye uwo munsi. Bagumye kumva, maze ubutumwa buravugwa atari gihe mbuvuga, ahubwo ari umwuka wera, kuko atabumenyi nari mfite mu byanditswe. Mbere ku kuntu Imana yaremye isi, mbere ku kuntu isabato ari yera, mbere ku kuntu Daniyeli yeretswe igishushanyo cyahagaritswe na Nebukadineza, mbere buri kintu cyose gikorerwa muri iri torero Gatolika mbereka ko harimo ubuyobe n'ubuzimire biteye ubwoba. Nuko igihe nari ngeze ku kuvuga ko Bikira Mariya yapfuye agahambwa muri Egiputa, kandi ko ari umwe mu bazazukira ubugingo, kuko yakoze igikorwa cyiwe akabyara umwana w'Imana akamurira, ariko ko Bibiliya itatwemerera kumusenga, nibwo uwari umukuru w'abarejiyo yahagurutse aza afite uburakari n'umujinya mwinshi cyane, yaragiye kunkubita inkoni mu mutwe. Nuko abantu baramubuza bati have, ngo kuki mwatinyitse kuzana umuntu nk'uyu w'umugome aza gucobogoza no gusuzuguza izina rya Bikira Mariya hano? Nuko abasore bamwe n'uwo mugabo barankurubana banjyana hirya y'umuhanda banjugunyayo. Nuko mera nk'uvuye mu itiro n'ubundi, ntabwo nari nzi ko nari mpagaze aho hantu, kuko kuva nahava nari ntarongera kujya kuhahagarara. Ariko ukuntu nagiye kugeza ubwo ninjizwa mu muryango wa kiliziya, simbizi ni Imana yari ibikoze. Nagira ngo mbabwire ko igihe cyakurikiyeho nuko abantu bashika ku 80 muri iryo shengero twari turi muri iryo torero rya Katolika baretse gukomeza gukurikira ibinyoma, nuko bahindukira isabato yera y'Imana. Nukuri uhereye icyo gihe Imana yarandinze guhera ku izo tariki 15 mu 1986 ariho nakiriye umubatizo. Ngira ngo ubu ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'2016 nibwo nari nkwije imyaka 30 mpawe umucyo w'iby'ukuri. Kandi uyu munsi bavandimwe, bashiki banjye, inshuti, ibi mbabwira nuko nahawe umucyo uturutse muri iki gitabo mubona. Niba utaragitunga ugishake, niba se ugifite ufata akanya buri munsi ushakashake mu byanditswe, kuko ari muzabonera ubugingo. Ndashima Uwiteka Imana yo mu ijuru, ndashima Umwami Yesu Kristo yandinze kuva icyo gihe nkaba nkiri mu buntu bw'Imana. Kandi kuva icyo gihe nagira ngo mbabwire igitangaza. Igihe nakiri umucyo narageragejwe, umugore wanjye ntiyabyumva, namaze imyaka 2 mu kigeragezo. Umubyeyi papa ntiyabyumva, umubyeyi mama ntiyabyumva. Umuntu wese yambona yabona ko ndi umuntu mubi w'umugome yataye ubwenge cyangwa yahemutse mu idini. Ariko nagira ngo mbabwire mu myaka 2 yakurikiyeho, ndetse kugeza ubwo ku isabato ntemererwa no kurya, kuko ngo nari narataye umurongo. Iyo navuga ko ku isabato ataguteka cyangwa gukora iyindi mirimo, nuko umufasha wanjye aravuga ati okay, atubwo rero sindi buteke sinarya. Ariko bene data bo mu itorero bamaze kumenya ingorane nari mfite, kuko kenshi nirirwa ubusa, bakambwira bati humura komera. Nuko noneho mutoyi wanjye ankurikira ubugira kabiri, yari umusore. Umunsi umwe yafashe icyemezo aza gusenga,
aje kureba ukuntu ngo abadivantiste baririmba ngo kumva barumva baririmba kumva biramuryoheye. Inyigisho iramufata, uwo munsi tuvuye ku rusengero araza ahita ahamagara papa. Murabizi papa undi ati ngo guhera uyu munsi sizagaruka iwanyu mu Gatolika nzajya na mukuru wanjye gusenga. Ngo kandi ngo uhereye uyu munsi ngo ubukoroni bwanyu ngo tubuvuyemo. Iyo mwenze ibitoki mu mwima umutobe, iyo mukoze ikintu cyose muramutoteza, ngo ariko jewe hose uko bizagenda. Erega niwe yankumure kubungera kuza ndanywa kabisa k'ibitoki bya papa. Ubwo bagana ibitoki yahengera batangiye kudaha imitobe, ako kanya akagenda agafata umukuza akayorera mu mubisi mwiza, akavuga ati uyu nonza kubona mukuru wanjye. Papa yagera ngo aravuga ati itonde, yakubereye intama ariko giye ntabwo ari uko bimeze. Nta kuntu twakora ibintu ngo bitwiye cyangwa se tubikurekana uzajya ubyikora na wenyine. Nuko ndavuga nti haleluya, Imana ishimwe, mbonye umugenzi. Bidatinze mu gihe gitoya mushiki wanjye yankurikira, yaranywa ararangiza ishuri, amashuri abanza. Uwo nguwo nawe, uwo murumuna wanjye yitwaga Donasiane, ubu yarasinziriye mu bihe by'intambara, yaramuhitanye. Ariko mutoyi wacu, umukobwa mushiki wacu Bertilda, nawe afata umwanzuro wo kugenza gute, wo kudukurikira. Atanu umwaka urashira. Bidatebye mubyara wanjye yitwa Canisius afata umwanzuro wo kuza mu Badventiste, kuko twarahura tukicara tukaganira bakumva iby'ukuri bakanyura. Bidatinze mubyara wanjye wundi w'umuhungu yitwa Victory nawe afata umwanzuro wo kuza mu Badventiste. Bidatinze barumuna banjye babiri bari bakira abanyeshuri bafite umwanzuro wo gukomeza isabato, ku buryo umwe muri bo ari nawe umuhererezi wa mama ubu ari Sidine. Igikorwa gikomeye cyabaye nuko bashatse kumukoresha ku isabato ngo ajye akora ibikorwa bito by'umuganda, maze noneho batumyeho papa ngo ajye kuvuga impamvu umwana yanga gukora ku isabato atanagenda. Papa aravuga ati ntaho njya agenda, wowe niwe wabayobeje. Nagira ngo mbabwire igitangazo cyawe bavandimwe. Igihe twagenda kuri ayo mashuri twajyanye n'abantu, harimo abantu batarabizera ariko bafite abana bizera. Ndibuka umugabo yitwa Misigaro, umwe yitwa Misigaro Joseph, yari afite umugore we wasengaga mu Badventiste n'abana bakajyana na nyina, ariko uwo mugabo we ntiyigera agera ku rusengero na rimwe, ntabwo yigeze abatizwa mu itorero. Imana yamukoresheje ibikomeye. Directeur w'amashuri yitwa Bavuga Yabo Faustin yaravuze ati niki gituma mwica amajyambere y'igihugu n'abanzi b'amahoro mwe mugatinyuka mukabuza abana banyu kuza ku ishuri. Turavuga tuti mu by'ukuri ntabwo twigeze tubabuza, ahubwo ntabwo tubemerera gukora umuganda ku isabato. Ntabwo muzi ko biga ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, maze ku isabato akaba ariho bajya gusenga gusa. Kuki watubeshya ngo twabujije abana kwiga? Ngo kwanze ngo nk'ubu busore ngo ke ngo muze ngo sobanura impamvu ngo abana babo bataza kwiga, ngo bataza ngo bige ngo bakore ngo ibikorwa by'umuganda ngo bubake igihugu nk'abandi. Ngo ku wa gatandatu umusaza utizeye aravuga ati nyakubahwa, uhereye abana banjye ntibazigera basiba na rimwe ku ishuri uretse ku isabato. Ati no, ati ubu ugiye gusezerana isezerano turyandike, uvuga uti guhera ubu nibyanga turagufunga, abana banjye bazajya baza kwiga misi yose. Ati nyakubahwa rwose directeur, abana banjye bazajya baza kwiga imisi yose uretse ku isabato. Akongera hako kana byabaye igitangaza. Nuko babajije mwene data Zefania wa undi yampaye ibitabo nizemo ubutumwa, twari turi kumwe abana be nabo ntibaza, barambaza nanjye. Nuko twese twerekana ibihamya mu byanditswe. Nuko uwo directeur aravuga ati uhereye none hari mutware abana babo uko mudashobora kunywa. Imana n'igitangaza. Hari mu kwezi kwa gatanu, icyo gihe ahita haterana inama z'amatorero yaragize intara zibiri. Mu mezi ane
na bene data bo muri Amerika nabo mu Burayi sinzi ukuntu bamenye izo nkuru ubuyobozi bubitanze bateranye amafaranga tubaka primaire y'abakomeza isaha. N'uyu munsi iryo shuri rirahari riri mu gihugu cy'u Rwanda aho twari dutuye cyane cy'Indama kandi ryubatswe mu kibanza cy'ishengero. Uyu munsi mpagaze hano ntanga hamya kugira ngo niba umaze igihe kirekire ugendera mu myizerere itajyanye n'ukuri kwa Bibiliya ngo uce bugufi usaba Uwiteka kugira ngo aguhishurire umucyo nk'uko nanjye yawuhishuriye. Numva mu mutima umunezero mfite utatuma nceceka kugira ngo mvuge ubwiza bw'iki gitabo aricyo gitabo cy'Imana. Mu gusozera ikiganiro nashatse kubagezaho nuko iki gitabo uburyo nagitaka nawe ugikunde kuko aricyo gitabo gihishura ibyabaye mu irema, kigahishura iby'inama y'agakiza, kigahishura urugendo rw'Abisirayeli, kigahishura ukuntu dukwiye gutsindishirizwa kubwo kwizera, kikaduhishurira amategeko y'ijuru kandi kikaduhishurira ibyiza tuzaronka mu ijuru kuko kirimo amasezerano, kikatumenyesha uburyo imiryango yose yo ku isi izahererwa umugisha muri we ari we Yesu Kristo, ari we jambo ry'ubugingo. Mu magambo make iki bakita igitabo gitangaje, umucyo w'Imana ihoraho utagufite arateguza akagenda atagira gitabara kuko aba atagira rutangira mu buzima. Yakubona agatangara agatangira kwitanga, maze igitabo gitangaje umucyo w'Imana ihora urumuri rumurika ukamurikira abari mu mwijima. Igihe nakubona ibyari bimbereye umutwaro byose byarurutse. Igihe nakubonye uri inyenyeri itazima nubwo haba mu gicuku. Ijuru ryagendereye isi nuko Yesu araza kuko ari we gitare Abisirayeli banywaho, adusigira iki gitabo kuko ari igitare gitangaje kandi kirimo umucyo. Nimwakire iki gitabo kibabera umurage kandi kibabera ibyo kurya, kibabera urugendo, kibabera itara rimurika kuko ibyanditswe bivuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo sindagucumureho. Kandi Zaburi 119 umurongo w'105 ukavuga ngo ijambo ryawe ni itara ry'ibirenge byanjye. Niba ugenda nawe ukundi garuka, hanyuma Yesu akugirire neza kumurikire kandi witegure kuko Yesu agiye kuza. Ubutumwa buri muri iki gitabo buvuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Kandi iki gitabo gihishura imisengero ipfuye y'abasenga inyamaswa n'igishushanyo cyayo, niyo mpamvu ari inyenyeri itazima. Iki gitabo gihishura ubwiza tuzabona kandi kikatwereka inzira dukwiriye kunyuramo. Nawe garuka ngwino urebe kuko Yesu ariyo nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi Yesu mu gitabo cya Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza 5 havuga ngo mbere na mbere hariho jambo, noneho iri niryo jambo ry'Imana. Ngo jambo yahoranye n'Imana, ngo kandi jambo yari iki? Yari Imana. Ibyaremwe byose byaremeshejwe jambo, kandi jambo wo yigize umuntu abana natwe, maze asubiye mu ijuru adusigira ijambo rye ari we ubwe kuko ibi byose ari byo bimuhamya. Ndasaba Imana kugira ngo ifashe umuntu wese uzumva iki gishinga ntahe kugira ngo abone yuko urugendo yatanguye adakwiriye kugenda yigendesha ahubwo akwiriye kugenda ayobowe n'Umwuka. Nugeragezwa wirinde kugira ngo utagwa, ahubwo usaba Imana kandi usome iki gitabo kuko ari igihumuriza umutima iyo ubabaye. Reka kwiheba ahubwo gendera mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Reka nkomeze mbabwire ko umugore wanjye, umufasha wanjye nkunda, Satani yari yamuboshe kugeza ubwo atumva ko umugabo yashatse hari ikintu yomumarira abaye atanywa inzoga, abaye yaretse idini. Twanyuze muri iyo ntambara nuko
haca imyaka 2 mu gihe ikibatizo nabatijwemo cyavuyeho, haza uwundi mubatizo, haza n'uwundi mubatizo, ndetse icyo gihe nari maze kumenyera uburyo nabagaho byari bitandukanye n'ubwo bari bariho. Reka mbabwire ibintu byangerageje. Umugore wanjye ntiyanywa itabi, ariko kuva nihanya abonye ndetse itabi, noneho yatangiye kuyazana itabi mu nzu. Igihe cyarageze numva nti ibyo ari byo byose byo nahisemo bishobora kuba bigiye kunaniza, ariko ndavuga nti sinshobora gusubira. Nuko kuko yarakiri mu Gatolika, yitwaje ko abana yabyaye muri batisimu ngo adashobora kubahema. Ariko Imana n'igitangaza. Nuko umunsi umwe ubwo twari dufite umubatizo mukuru, hari hagiye kubatizwa abantu benshi bahuje intara 2 zivuga butumwa, bagera nko ku 260. Nuko mu gitondo igihe ntari mbyiteguye, nukuvuga ibyo kugeragezwa no kubabazwa no kuba ntarajya ku isabato no kuba ntaramesurirwa impuzu kandi ndi umugabo, ibyo byose Yesu yarambwiye ati ca bugufi nkugerageze. Yumvire ushatse umugore mukaba mumaranye umwaka umwe n'igice mufite umwana wa mbere, agahita afata umwanzuro kubw'icyemezo cyo gukurikira Yesu wafashe ko atazongera kukumesurira imyenda. Nuko umugore wanje umunsi umwe rero muri icyo gitondo, umunsi umwe ubwo twari dufite gahunda y'umubatizo mukuru wahuje intara 2 zivuga butumwa, sinari niteze ko tujyana ahantu na hamwe. Nuko ngiye kumva numva arambwiye ngo urabizi ngo uyu munsi ndaza kureba ukuntu muroha abantu mu mazi muvuga murababatiza. Ukuri. Ndetse icyo gihe nari natoranyirijwe kugenda mpetse umwe mu bajya kubatizwa. Narihuse njya kubwira mwene data umwe nti yewe wa mugore yemeye ko tujyana, nimushaka undi muntu atwara wa muhungu agiye kubatizwa. Nuko naje nezerewe, turajyana tugera ahantu habera umubatizo, ntihari na hafi, hari nk'urugendo rw'isaha n'igice ku igare. Nuko duteranira ahantu ku kiyaga haba ubutumwa, maze Imana ikoresha umukozi w'Imana, ndamwibuka izina, yitwa Pasiteri Amon Yamure. Ubutumwa yabwirije ubutumwa bwo kwihana no koroheranira mu buzima. Aravuga ati birashoboka ko hari abagabo bameze nk'inyamaswa, iyo bageze muhira abagore babo n'abana bahita biruka kwihisha munsi y'urutara. Abantu ugasanga barimo kureba hirya no hino bavuga bati yo araje noneho turagowe. Ati nibura ahangaha Yesu ntabwo ari uko ameze, ca bugufi uhinduke ubu cyari mu gishya. Aravuga ati hari abagore bashobora kuba bari muri iri teraniro babereye abagabo babo nk'ikimungu cyo mu magufa bamumereyemo nka kanseri, imitima yabo barayitumbaritse. Umugabo yumva yotaramira ahandi, yaje muhira azavuga ati yo nsanga basinziriye, nanjye nkamusanga mu gitanda yasinziriye ntabashe kumbwira nabi. Ugasanga ntibashobora gukora ibikorwa byabo ngo bakore inshingano, ntibamesera imyenda abagabo. Ugasanga umugabo ava ku kazi akaza no kumesa imyenda, umugore yiriwe muhira. Kumbe ibyo nibyo byari maze imyaka 2 umufasha wanjye atabinkorera kugira ngo ankure mu kwizera. Nuko yabwirije ubutumwa arangije, umugore agira ubwoba bwinshi cyane, guhema amufatira aho ngaho. Maze noneho igihe twari dusohotse arambaza turiya mugabo yavuye he? Ambwira uriya mugabo yavuye i Kigali. N'umunyakigali nti ngo mwiga ibintu bikomeye, nguzi ko yabwirije nkumva afite ubwoba. Ndavuga ntuko niko umwuka w'Imana afata abantu. Yari umukatolika ukomeye, none nawe afata icyemezo ku isabato ikurikiye arankurikira atujyana gusenga. Umufasha wanjye rero amaze kumva ubu butumwa bwabwirijwe n'umupasitori yaturutse mu yindi ntara atari n'uwaho, yaravuze ati sinumva ukuntu yavuga ibintu bindiho nkora, ati narakubabaje ngo usabye imbabazi. Numva amarira araje, ndavuga nti Imana irashubije. Maze noneho ku isabato yakurikiye mu gitondo mbona yiteguye tujyana ku rusengero. Igihe babwiriza n'ubundi babwirije ikibwirizwa kijyanye no kubahana no gukurikira Imana n'uburyo abakristo bakwiriye kugenda. Noneho ngiye kubona mbona
arambajije ati none ko bavuze ngo abantu bajye kwihana, abantu bihana gute? Umuntu arahaguruka akagenda harya imbere, hanyuma bakamusengera akitegura kubatizwa. Igihe yahaguruka numvise ibyishimo bimfashe, mpagurukana nawe twarajyanye, maze ndagenda duhagararana imbere, abantu bose baravuga ngo amen. Ntabwo byatinze, hariho ishuri ry'abitegura ryari rimaze kwigishwa nk'amezi 3, ariko we yize ukwezi kumwe n'igice gusa, ikibatizo kigeze ahita arabatizwa. Ubu Imana iracyaturindanye nawe, twashoboye kubyara abandi bana 7, kandi abo bana bose bari mu ishengero. Nagira ngo mbabwire ikindi cyiza gikomeye, ari mama yandwanije ubu n'umwe mu badivantiste b'umunsi wa 7 yarabatijwe. Nagira ngo mbabwire ko yabaye muri Katolika kugeza umunsi twahagurutse tuva muri Afurika, tuva mu buhungiro tuza muri Australia. Maze umunsi twageze hano muri Australia nibwo yambwiye atuhereye, none mwana wanjye ntabwo nzongera kunyuranya nawe ukundi, ngiye kwinjira mu itorero ryanyu. Ubu mama ni umuvugabutumwa muhuye, afite imyaka 84, ariko Imana yamushubije imbaraga n'inkumi, atanguye kuvuga ubutumwa byo gutangaza. Abakuze muri iki gihe dukuze dufite ingorane kubera isi yamaze kwangirika. Byo gutangaza ndiko ndasoma Bibiliya, ndinda gushyiraho amarinete, ariko mama asoma Bibiliya nta kintu na kimwe ashyize ku maso. Haleluya. Imana ni nziza. Nuko rero ari njyewe n'umuryango wanjye turi mu bategereje kuza kwa Kristo, bakomeza isabato yo mu ijambo ry'Imana, kandi bashoboye guhunga ibishushanyo bisenga. Igihe twabaga turimo turagenda, nagiye kubona mbona abantu baraje baturutse mu itorero nahoramo Katolika, bakajya baza kumbaza bati ariko byagenze gute? Nuko nkabambonye kandi koko basobanurira ibyanditswe, nkabereka hari Zaburi 114, muze muyisome, ivuga ngo Imana yacu iri mu ijuru. Mu gihe abanyamahanga babaza ngo Imana yabo iri he, ariko twebwe Imana yacu iri he? Iri mu ijuru. Muri iyo Zaburi hari amagambo avuga ngo ariyo nakunze gufashisha bene data nawe agufashe, ngo ibishushanyo babandi basenga ngo ni feza n'izahabu, umurimo w'intoki z'abantu, ngo bifite kanwa ntibivuga, bifite amaso ntibibona, bifite amazuru ntibinukirwa, bifite amatwi ntibyumva, ngo ndetse ntibibasha kuvugisha imivugo yabyo, ngo ababyiringira ngo bose bazahwana nabyo, ababirema bazahwana nabyo n'ubyiringira wese. Ese waba wiringiye yuko iriya shusho ya Yesu cyangwa ya Bikira Mariya ishobora kugutabara? Bibiliya ijambo ry'Imana ivuze ngo ababyizigira, ababirema bazahwana nabyo n'ubyiringira wese. Dusomye muri Yeremiya 10, naho hatwereka ko umubazi w'ibishushanyo atacamaze. Na Yesaya 45 na 46 havuga ko tayindi Imana iriho uretse yo yonyine. Niho havuga amagambo avuga ngo mwanshushanya nande twasa, kandi mwankwanya nande duhwanye. Isi yazimijwe no gusenga ibitari Imana. Nuko bavandimwe, gusenga ibyo bintu bizazimiza benshi, kandi benshi bazabura ubugingo. Soma Bibiliya, areba ko ihuje n'imyizerere y'ijambo ry'Imana. Niwasanga atari ko biri, we kwizirika ku buyobozi bw'umupasitoro wawe, bw'umupadiri wawe, kuko ibyanditswe bivuga ngo nimusohoke muri Babuloni kuko igiye kurimbuka. Babuloni rero ni irembo ry'Imana nyinshi, ari byo bigirwamana. Noneho umuntu wese wumvise iki gihamya, ntabwo nimo ndavuga mbesha kuko nshingira intaharahari, kandi Kristo ni wewe rikomeza imfuruka. Nuko kugendana n'Imana bisobanurwa kwitondera amategeko yayo. Niba ukunda Yesu, muri Yohana 14:15 avuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Muri Yesaya ibice 58 havuga yuko nuhindukira udakwiriye gukandagira isabato, haba mu mvugo cyangwa se mu migendere yawe, kandi nubwo uzahabwa kurambagira mu mpinga z'igihugu, maze utungishwe gakondo yose gukuruza Yakobo. Nagira ngo mbasabe ikintu kimwe. Turi muri Australia,
twaje duturutse mu bihugu hirya no hino, mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo. Umuntu ushobora kumva iki gihamya, nagira ngo ndamusabe, ndashobora gutanga nomero zanjye za telefone ndetse na email ubishaka, kugira ngo niwaramuka ushakashatse muri Bibiliya kuko ari uwo muyobozi, ukatubonera isomo rimwe gusa rivuga ko icyumweru ari umunsi wa karindwi ukwiriye kuruhuka wo mu ijambo ry'Imana, atari gahunda zashyizweho n'abantu, hari amadolari 1000 tuzoyaguha. Uwo muntu wese ushobora kubona ibyo byanditswe bishingira intahe ugusenga kuri Sunday. Umuntu uzerekana yuko gusenga yifashishije ibishushanyo ko ari imfashanyigisho, ahubwo atari kizira cya Bibiliya, nawe azabona ikindi. Ariko nagira ngo uhitemo neza, uhitemo Yesu, uhitemo ubugingo, kuko nongeye gusubiramo ubwo gufashwa n'Imana ngo uvuge uti mwami ndahabutse, uve mu nzira y'ibibi, ushaka ukuri kandi ukugure ntuguranure, kuko igihe kiri hafi. Yohana Umubatiza yavuze ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Umwami Yesu yatangiye yigisha ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi, muri Matayo 3. Intumwa Petero yavuze mu Byakozwe n'Intumwa 2 ku murongo wa 36 kugeza 38 ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Uyu munsi nanjye mwene data ndakubwiye ngo niwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi, n'ubutware bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ndagusabira kugira ngo uhitemo neza uyu munsi, wifatanye n'ubwoko bukomeza amategeko ya data, kugira ngo tuzasangire ibyiza twateguriwe mu ijuru, mu izina rya Yesu, amen. Reka noneho ndaguhe iyi ndirimbo ikubera umucyo nawe, kuko iyi ndirimbo, kuko Bibiliya ari umucyo, iyi ndirimbo nayo ngiye kuririmba ni imwe mu ndirimbo ushobora kumva nawe ukumva ikugeze ku mutima. Reka nyiguhe nta mazi yo kugufasha, ariyo mazi y'ubugingo. Nshuti wegendera mu mucyo, oye kurindagira, namwe muwera wo mw'ijuru aza kuyobora. Gendera mu mucyo, gendera mu mucyo, gendera mu mucyo, mu mucyo waka w'Imana. Gendera mu mucyo w'ukuri, ko mw'ijambo ry'Imana niwuzahora ukuyobora, ukwizeza Imana. Gendera mu mucyo, gendera mu mucyo, gendera mu mucyo, mu mucyo waka w'Imana. Gendera mu mucyo ngumenye urukundo rw'Imana, n'uburyo yakunze ab'iyi si ikabarokora. Gendera mu mucyo, gendera mu mucyo, gendera mu mucyo, mu mucyo waka w'Imana. Reka dusenge Imana. Ndagushimiye Uwiteka, ukoze igikomeye kugira ngo nshobore guhagarara mvuge. Imyaka 30 irarangiye uduhishuriye umucyo, cyane cyane njyewe umuryango wanjye nawo waje kuwuzana.
maze uyu munsi mpagaze kugira ngo ukuri wampishuriye kongere guhishukira benshi. Uwiteka ntaba ari twe, ahubwo hesha izina ryawe icyubahiro mu gusobanura no mu gutuma umuntu wese ijambo rizakoraho rizamugere ku mutima, maze baguhindukirire icyubahiro kibi cyawe ndakwinginze. Twemerere rero tukubera abahamya, tukubera abahungu n'abakobwa, tugura ukuri ntituguranure, kandi n'uzumva iki gihamya wese agura ukuri ntaguranure. Byukuri iki gishinga ntaye cya mwene data Merase uko yamaze kubivuga ni igishinga ntaye cyiza cyane. Amajambo akoresheje canke yeretswe n'Imana bivanye naho yasengera mu ishengero rya Roman Katolika, yagerageje gusobanura kumbure ibitagenda neza, yavuze ku bigirwamana, yavuze ku ishusho ya Bikira Mariya, yavuze ku bintu byinshi cyane n'ingene bari biteguye gushengerera cyangwa gutembereza ishusho ya Bikira Mariya. Ntabwo ariko arabasebya kuko n'amajambo y'Imana nukuri. Uravye mu bwirizwa ry'Imana rya kabiri ngo ntagire ibishushanyo na bimwe twikubita imbere, ari byabajwe, ari byo munsi y'izuba, munsi y'isi, ari byo mu kirere, ari byo munsi y'ikiyaga. Ivyo vyose nta muntu akwiye kuvyikubita imbere kuko nta yindi Imana iriho atari Imana umuremyi w'isi, ijuru n'ikiyaga n'ibintu vyose. Nuko mwene data wumvise iki gishinga ntahe, ntukekeranye, ntuhingitanye, saba Imana igufashe kugira ngo ufate intambwe ugana Kristo, nkuko mwene data Merase yafashe intambwe amaze kubona uwo muco agakurikira umwami Yesu. Uyu munsi igishinga ntahe cya Merase kimaze kuzana benshi kuri Kristo basenga ibigirwamana batazi ibyo kuko ari umuco bagendeyemo wabasogokuruza babo, ariko no munsi bahamiriza ijuru bavuga ko bahevye ibigirwamana ngo basenga Imana yaremye isi n'ijuru, ikiyaga n'ibirimo. Urakoze mwene data Merase kuba wemeye kudushikiriza iki gishinga ntahe kugira ngo abazacumva niba tagituzuye canke bakirengagize bacita ikintu kidasanzwe, abazocumva ndazi ko mpwemu w'Imana azobafasha nabo bagafata ingingo ko bagwiye gukurikira umwami Yesu. Mwese mwumva iki kiganiro, mwumva iki gishinga ntahe, Imana ishishikare kubagirira neza no kubazigama kugira ngo mutore ukuri kwayo. Murakoze.